ubwo nahise mwakira mu room y'abashyitsi, then njya mu tundi tuntu twanjye, ngarutse after like 30-40 minutes nsanga icyo kibazo cyavutse. Nyine ngerageza gutabaza, mbanza kujya ku bitaro bya Kabusunzu, bambwira nta ambulance bafite, ndahamagara Sami, zimwe ziba ziri kuzenguruka ku Muhima hitiza yihuta, ariko ntago babashije kumureyanima cyangwa kumukorera CPR ngo wenda abe yagaruka. Ubu tugiye kwireba nk'umuryango ukuntu tubyigaho, turebe ukuntu yahita ashingurwa mu buryo bwihuse. Amakuru y'urupfu rwa Mugabe Emmanuel w'imyaka 32 y'amavuko wavugaga mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda, waguye mu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza mu murenge wa Kimisagara, aho yari yasuye umuhanzi Ngenzi Serge wamenyekanye nka Negdi de Genero, rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki 9 z'ukwa kane 2026. Dore ko ubwo twahageraga bamwe mu baturage badutangarije iby'aya makuru bavuga ko ari agahinda gakabije kuri bo, ngo kandi hakaba hari n'isomo bibasigiye. Birababaje kuba icyambere wo apfuye akiri mutoya, icya kabiri nitumenye se apfuye mu buhe buryo, nacyo kibabaje kutazi ngo uburyo apfuyemo n'ubuhe atararwaye. Twabyutse dusanga nyine abayobozi b'inzego z'ibanze bahageze, nanjye ndahagera, babajije bambwira nyine ko Negiji ari umuntu acumbikiye, nyuma akaza gusanga yapfuye. Nta kindi bizeho, uburyo yahageze cyangwa se uburyo yapfuyemo ntacyo mbizeho. Somo navuga ko ari abiri, gucumbikira umuntu utabanje kumenya ngo arwaye iki nabwo ni ikindi kibazo. Icya kabiri rero navuga nk'ubwo kuba yahise akora ubutabaza akanatabaza, nabwo nabyita ko ari ibintu byiza, kuko ntiyabyihereranye, numva yagerageje nuko nyine byabaye iby'ibyago. Njyewe namenye mu gitondo, narindi hano hepfo ku rusengero, numva umuntu aravuze ngo hano haruguru hari umuntu wapfuye atarwaye. Mpageze none aha nyine nsanga hari abantu gutya, ntago twabyakiriye neza. Ubundi mbese byabaye nk'impanuka, ni ibintu biba byabaye umuntu atabyiteguye, ariko nyine biduhaye isomo ry'uko umuntu niba agize umushyitsi agomba kubimenyesha ubuyobozi, haza ibyo bibazo bikaza nyine n'ubuyobozi buzi ko uwo muntu yari ahari. Kuba yaje arwaye cyangwa ari amarozi, ashobora kuba ari amarozi. Akaba yarogewe heza, hamenya ko kumva yaje ataka mu nda se. Nagiye kumva nyine, numva mu gitondo abantu baciye mu rugo bavuga ati hano hirya hari umuntu upfuye. Nkabase ninde wapfuye, nyine rya jambo risigaye ririho. Mpageze nsanga ngo ni umutipe wasuye Negiji, amugezeho nyine ngo bari bagiye gukorana indirimbo. We nyine ngo araza agiye gushaka icyamwakiriza, yagiye we aramubwira ati uretse gato ndaje, hari ahantu ngiye kujya turabonana ngarutse. Ngo yaragiye kugura telefone mu mujyi, uwo mutipe ava kugura telefone, barongera barabonana. Nka nyuma y'iminota 30 aramubwira ati nubwo ngarutse ariko hari umuntu ujye kubanza kujya kureba gato y'iminota 20, ndahita ngaruka mu kanya. Yaje kugaruka rero, agaruka amubwira ati ndumva naniwe, ndumva nameze neza. Uramubwira ati reka mushakire ubutabazi bwa kujyana kwa muganga. Ajyayo, ambulance bwa mbere arayibura, baramushakishiriza, aho ayiboneye ihageze aramubwira ati uyu muntu ntago twabasha kumutwara. Nuko amakuru nayumvise. Uru rupfu ni incamugongo mbi cyane, kumva umuntu aragusuye akakugwaho aba ari ikibazo, kuko ntago apfa kumenya umuntu ko arwaye cyangwa atarwaye, ariko bidusigiye isomo ryo gupfa kudacumbikira umuntu cyangwa kuba yagusura akahamara umwanya. Tugize ikibazo yego, nta muntu agusura ngo ahamara umwanya. Wapi? Ni ibiganiro nk'iminota 10 ahita akomeza. Iyo minota 10 se bwahise birangira. Ubirangiye wabwira abantu ati nibwo yarakinjira, urumva aje arembye. Ntago yaraye. Ngo ni kwa kundi nyine ataraye batarara mu mubiri. Mwijwi rya Ngenzi Serge wamenyekanye nka Negdi de Genero, uvuga ko ari agahinda gakabije kuri we, ngo kuko uyu mushyitsi yari yamusuye mu gihe bari bafitanye umushinga w'indirimbo bagombaga kuzashyira hanze. Nyuma y'iki cyunamo nawe ngo yari yagerageje kwirwanaho, ngo aho uyu mushyitsi yamubwiye ko atameze neza mu nda, ashaka imbangukira gutabara ngo agezwe kwa muganga bwangu, ngo ariko ubwo bahageraga basanze Uwiteka Nyiringabo Imana yamaze guhamagara umugaragu wayo. Yari umuhanzi w'umu aspiring artist nafashaga
so yari yaje turimo turapanga project tuzaririzinga nyuma y'icyo turimo turapanga ibyo ngibyo nari namusize mu room y'abashyitsi, then ngarutse nsanga yagize ikibazo, ngerageza gushaka ubutabazi bwihuse, nzana ambulance, ariko bahageze bambwira yuko igihe cyarenze no kumuvandimwe amvuyemo gutyo. Yaraje aturutse hehe? Mwari mumara igihe kingana iki? Tuzeranye imyaka irenga 12, 12 years. Urumva yaturukaga mu gace ka Rwamagana, ubwo urumva niho iwabo. So yajyaga za KGL nyine turi gupanga projet z'imiziki, then ibyago biragira Yehova aramwisubiza. Nta burwayi budasanzwe vuga ngo yagaragazaga, gusa yari kumbwira ati ari kumva afite umutwe uri kumuryamo gake, nyine ibintu biri simple bitari grave. Ubwo nahise mwakira mu room y'abashyitsi, then njya mu tundi tuntu twanjye, ngarutse after like 30-40 minutes nsanga icyo kibazo cyavutse. Nyine ngerageza gutabaza, mbanza kujya ku bitaro bya Kabusunzu, bambwira nta ambulance bafite, ndahamagara Sami, zimwe ziba ziri kuzenguruka ku Muhima hitiza yihuta, ariko ntago babashije kumureyanima cyangwa kumukorera CPR ngo wenda abe yagaruka. Man. Wakurikiye iki? Ubu tugiye kwireba nk'umuryango ukuntu tubyigaho, turebe ukuntu yahita ashingurwa mu buryo bwihuse. Hari buriya abasani hajya habaho gahunda yo kuba bamenyana mu ma studio, ariko imiryango itaziranye. Umuryango yavukagamo naho yaratuye biraza kuko yorohera kumenya identification ye. Ababyeyi be bahageze already, bari bahari. No kuvuga ngo ntago twari tuziranye ubundi cyane keretse nk'abakuru be, ariko na nyina nawe naje kumumenya. So nibyo turimo rero, ubu ngubu namfatiranye cyane kabisa. Reka ngo akangaka nawe uri kubibona. Kurabana naga ari ibihe byiza. Afite imyaka 30. Ubwo twakubukaga muri uyu mudugudu wa Busasamana mu kagari ka Kamuhoza, umurambo wa nyakwigendera wari umaze kujyanwa na polisi mu bitaro bya Kacyiru kugira ngo hakorwe isuzumwa, ubundi ashyikirizwe umuryango we abe yashyingurwa.